Hayi nizere ko mumeze fresh nk'ibisanzwe nitwe Dad kuri YouTube channel iwacu ni byiza 30. Mumaze kumenyera uburyo ngenda upagezaho bwabafasha gukorera amafaranga kuri internet mukoresheje telefone zanyu ndetse na internet. Hari ibyiza byinshi mbafitiye. Hari website nababwiye yitwa Smart Party Time, niyo iyi video muri kubona muri screen. Niba ari ubwa mbere ubonye video zanjye, kanda kuri subscribe urabona hano hatukura, ndetse ukande no kuri iyo nzogera ubona ku ruhande kigira ngo igihe cyose nshyizeho video bajye bakwibutsa. Ikindi, iyi video nyamuneka uyihera like kuko bituma igera no ku bandi. Niba utaba muri website yitwa Smart Party Time, ndaza gusiga link muri description y'iyi video. Uza hano kuri kano gafresh ukagakandaho, urabona ko hano munsi haba hariho link ya Smart Party Time ndetse harimo na WhatsApp yanjye. Niba utarinjira muri iyi Smart Party Time, ndagusaba kuba waza ukareba iyi video ivuga gutya. Ushaka kuyireba wakanda hano handitse iwacu ni byiza 30. Mfiteho n'izindi video nyinshi nazo ukazireba uburyo wakorera amafaranga kuri internet. Urabona hano tuba turi kuri home, uhita uza hano handitse video. Ni ngiyi yanditseho ngo nibigoye ubu wakorera amafaranga 5 buri munsi nta gishoro. Ariko rero kugira ngo ubone aya mafaranga ntago biba byoroshye. Niyo mpamvu ngira ngo niba ushaka kwiyandikisha urareba uburyo biyandikisha, uburyo bakora sign up cyangwa uburyo wakora account muri iyi video. Ariko muri iyi video nje kukwereka ibintu ugomba kwitondera niba ushaka kubona ayo mafaranga mu by'ukuri. Ikindi kandi ugomba kunyandikira kuri WhatsApp kugira ngo ngushyire muri groupe uzajye umenya amakuru agezweho. Uza hano muri description n'ubundi munsi ya link mba nasize WhatsApp yanjye kugira ngo uzabone aya mafaranga. Ikindi kintu nababwira nuko kuri Primise app mugomba gukoresha account imwe, kuko nasanze gukoresha account nyinshi bibagora, kuko mu gukereya email hari akantu nasobanuye mutumvishe. Niba account yawe batarayihagarika kubera wakoresheje email nyinshi, please stop ukoreshe email imwe. Ariko n'ubundi uburyo bwiza ngiye kuzaba guidinga mpaka igihe cyose wakinjira muri iyi platform niyo iri gutanga amafaranga kurusha izindi zose. Twagiye rero, uza hano muri description tugakanda kuri link kugira ngo twinjire muri website mbereke ibintu ugomba kwitondera. Ndetse nyamuneka niba uba muri iyi website nyandikira kuri WhatsApp umbwire ngushyire muri groupe izajya iguha amakuru umunsi ku munsi kugira ngo aya mafaranga atazabacika. So ushobora kwibwira ngo ukora task ngo kubikora neza gute, ariko utamenya aho ibintu bigeze ukazahomba bikambabaza. So ngira ngo rero kubashyashya uza hano ugashyiramo imyirondoro yawe, n'iyi verification ukibuka ukayishyira naho ugakereya password ukayisubiramo. Iyi ngiyi ari code y'umuntu wagutumiye, nta kintu ubihinduraho. Njyewe ndaza hano munsi yanditse click to login. Ikindi kintu hano niho uza ugahindurira ururimi. Okay, twagiye click to login. Nemeje ko bazajya banyibutsa password, ndaza hano login. So murabona ikintu cya mbere, iri tangazo ryaje nyuma yaho nakoreye video. Niba ukoresha iyi website bijya biza muri telefone yawe, ndagira ngo mbanze mbisobanureho gatoya.
urabona aya ngaya ni ibihembo iyi kampani izaha aba global agent. Aba global agent nawe wamuba aya mafaranga ukayakorera. Kumuba bisaba iki? Ni ugutumira abantu benshi bakiyandikisha banyuze kuri link yawe. Ibi ntabwo bitureba cyane, ahubwo ibyo ngira ngo ngusobanurire ni ibi ngibi. Hano bari kuvuga ko international agent will stop giving away VIP 1 at 0 o'clock on June 15th Mexico time. Bari kuvuga ko VIP 1 bazarekeraho kuyitanga ku buntu saa 6 z'ijoro ku itariki 15 z'ukwa karindwi uyu mwaka turimo. Mon chers amis, mukore cyane, ugomba gukora task. Iyo udakoze task iminsi igera kuri 3 account yawe barayihagarika. So reka nza hano handitse got it, nizere ko iki mwagishyize ahantu runaka, kuko mon chers amis utazaruhira ubusa bikambabaza. Gukora task rero ntago ndi bubyerekane kuko muri iriya video narabyerekanye. Ahubwo ikindi kintu ngira ngo nkubwire nuko iyo ushaka, urabona hano hari app download. Iyo ushaka urahaza ukadownloading application y'iyi smart part time, hanyuma ukayibika muri telefone, ukajya winjiramo nk'uko winjira muri WhatsApp utagiye kunyura kuri link y'umuntu. Ikindi kintu rero ngira ngo mbereke nuko hano kuri account, iyo uje hano handitse mine cyangwa se kuri account yawe, uza hano ugafata screenshot ukayishyira muri groupe. Ariyo mpamvu nababwiye ngo munyandikire mbashyire muri groupe, ndaboherereza link mujye muri groupe. Hanyuma kugira ngo umuntu uzuzuza umubare w'abantu 40 bakora task byibuze 90 ku munsi, bazamuhe VIP 1 ku buntu, ubundi atangire abikuze. Ikindi nuko ubonye utashoramwe amafaranga, ndagira ngo mubwire ko kuri ziriya tariki 15 z'ukwa karindwi ubwo bazahagarika gutanga VIP 1 ku buntu, ntago waba wayujuje. Ubwo icyo gihe byagusaba gushora cyangwa se nyine ugatumira abantu vuba vuba. Gutumira abantu naberetse ko iyo uri hano kuri home, uza hano hari promotion. Iyo ukanze hano hari promotion, urabona hano bari kukubwira get rewarded by recommending subdonates to become VIPs. Ni ukuvuga ngo iyo utumiye umuntu akaba VIP 1 nibwo babiguhembera. So mujye mubwira abantu mwatumiye bakore task zabo neza, nabo babone amafaranga. Ngira ngo nibi byose wabisoma kugira ngo ugende umenya se iyo utumiye umuntu bagenda baguhemba gute. Hano bari kuvuga ko iyo utumiye umuntu biri directly no kuvuga ngo umuhaye link ariyandikishije. Hanyuma umuntu iyo umutumiye nyine aba ari first level. Hari n'undi utumirwa n'uwo watumiye, nawe ubwo uba waramutumiye ariko aba ari level ya kabiri. Ibyo byose bagenda babiguhembera bitewe nuko yageze muri VIP 1. Nicyo ibi byose bishatse kuvuga. Ubonye utabisobanukiwe, please wanyandikira kuri WhatsApp, ariko ukansaba nkagushyira no muri group. So ikindi ngira ngo mbereke subwe ni igikira. Ngira ngo hano kuri VIP mwarahasobanukiwe, bakwereka uburyo ushobora kujoininga VIP 1. VIP 1 nababwiye kigura amadolari 118. Ibindi biri muri iriya video ngira ngo mwajyaho mukayireba. Gusa icy'ingenzi nashakaga kubabwira ryari ririya tangazo
rivuga ko kuri 15 z'ukwa karindwi bazahagarika gutanga VIP 1 ku buntu. Ibindi byose rero wanyandikira kuri WhatsApp, ndayisiga muri description kugira ngo ngushyire muri iyi groupe, ujye umenya amakuru ndetse uzane n'ama screenshot yawe kugira ngo global agent azagusabire VIP 1 ubundi utangire ubikuze. Nimutabikora gutyo munsherezami nimuzandenganye. Mbifurije ibyiza byinshi rero, sinshaka ko iyi video iba ndende, ahubwo ngiye kubategurira indi video ikwereka uburyo wakorera amafaranga ukabikuza nk'inshuro 2 mu kwezi. Gusa birumvikana aba ari amafaranga makeya, ariko ibi bintu munsherezami no kubikerensa birimo amafaranga menshi. Ngaho rero reka mbifurize intangiriro z'icyumweru nziza. Ejo kuwa kabiri nzabashyiriraho indi video. Murakoze cyane, mwibuke gukora subscribe, like and share. Ndabakunda cyane.